Ibihe byiza ukurikiye Fobi Sport TV, twizere ko umeze neza cyane. Wowe udukurikiye umaze gukanda subscribe uri w'agaciro, nawe utarayikanda turagusaba ngo uyikande, ibintu bigende neza cyane, tubashe kugenda twagura umuryango wacu mugari w'abasportifu, twizamukira n'amakuru y'imikino agezweho mu ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. APR iri mu biganiro n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye, nyuma yuko igomba no gusezerera abandi bakinnyi, igomba kuhita yinjizamo abandi bakinnyi benshi. Ese ni bande bagomba gusohoka, ni bande bagomba kwinjira? N'ahandi wabikura uretse kuri Fobi Sport TV, ibintu bikagenda neza cyane. Aho dukurikirira amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora mwese, twizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Nabifuriza weekend nziza. Nge ubagiye kubagezaho iki kiganiro banyita Kwizera, ninjye mubana mu biganiro bya buri munsi, nshimira mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi, kandi nkomeza kubashimira nyine muri make. Ariko ikiganiro cyacu ndagira ngo tugitware gake gake, ariko tunihutamo gake, ntabwo kiri bugende gake ariko nta nubwo kiri butinde. Ndagira ngo twiganire kuri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Mbere yuko wenda mbageza ku kijyanye n'amatransfer, ndagira mbanze mbabwira amakuru avugwa mu kipe ya APR imbere indani muri APR, kugira ngo mumenye se muri APR ibintu bibyutse gute, se ibintu bimeze bite. Wowe bita Ruboneka Jean Bosco yasaze yasizoye, arashaka gusohoka mu ikipe ya APR, bamwita Ruboneka Jean Bosco. Amakipe menshi ari kumwifuza, hajya havugwa amakipe menshi yifuza uyu mutara mu bita Ruboneka Jean Bosco, umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda rwose bamaze igihe kinini bakina bahozaho. Uko n'umukinnyi akina rwose akamara sezo ya mbere ahozaho, sezo ya kabiri yitwara neza, sezo ya gatatu yitwara neza, sezo ya kane yitwara neza rwose, ameze neza cyane. Ruboneka Jean Bosco kuva no ku bwa Adiri rwose, Ruboneka ntabwo tugeze tubona Ruboneka ari hasi rwose. Ubwo bivuze ko n'umukinnyi mwiza watangiye no kwifuzwa n'amakipe menshi agiye atandukanye, by'umwihariko yo hanze y'u Rwanda. Amakipe yo muri Tunisia yamwifuje, ariko ikipe ya APR iza kumwimana mbere. Ntago mvuze uyu umwaka ushize hari amakipe menshi yamwifuje yo muri Tunisia, ariko ikipe ya APR iza kumwimana kuko yarakeneye, ifitiye amasezerano maremare. Ariko ikipe ya APR nanone yongeye kwakira ibaruwa iturutse muri Azamu, yifuza uyu mutara mu bita Ruboneka Jean Bosco. Ariko si ayo makipe gusa, n'andi makipe akina icyiciro cya kabiri muri ngenera umutara yambwiye. Hari umutara mudoze tuganira ambwira ko hari amakipe rwose yo mu cyiciro cya kabiri muri numva umutaramuka, ndebe kuri message gake gake, munyihanganire ndebeho ibintu bigene neza cyane. Icyiciro cya kabiri muri mu Budage, icyiciro cya kabiri mu Budage, ambwira ko hari ikipe ngo zimwifuza uyu mutara mu bita Ruboneka Jean Bosco. Ariko iyo makipe amwifuza ntabwo yigeze nyine abishyiramo ingufu cyane. Ni kwa kundi wifuza umukinnyi ariko ukaba nta ngufu nyinshi bigeze bashyira mu gushaka uyu musore. Ayo makipe mu cyiciro cya kabiri mu Budage, kuko ngo hari undi mutaramu babonagaho mu gihugu cya Kenya, bakabakompara nyine, bakabagereranya, bahitamo uwo mutaramu mu gihugu cya Kenya rwose, abari we bajyana Ruboneka Jean Bosco baramureka. Ariko urumva ko kuba amakipe yatangiye gutekereza ku musore w'umunyarwanda, umwe mu basore beza cyane rwose, ubona ko batanga icyizere, bamwita Ruboneka Jean Bosco. Ni ibintu byiza cyane. Ikipe ya APR ihurizo ifite n'iryo kuvuga ngo tumurekure agende, dushaka undi mukinnyi ku mwanya we, cyangwa se tumugumane ahubwo dushaka abandi bakinnyi. Ariko abantu benshi bakavuga bati rwose ikipe ya APR imurekuye yabikoze imibare mibi cyane, kuko ku ruhande rwayo yabikoze imibare mibi, ku ruhande rwa Ruboneka byaba ari ibintu byiza cyane kuba yava mu ikipe ya APR. Ariko ikipe ya APR kuba yamurekura byaba ari ibintu bibi cyane. Urumva ko rero ibintu bikomeye cyane hagati ya APR na Ruboneka. Ariko ikipe ya APR rwose ngo yashyizeho igiciro, ivuga ko hagati ya miliyoni 100 ndetse na miliyoni 105 rwose ku ikipe yifuza uyu mutara mu bita Ruboneka Jean Bosco yaza ikamutwara, kuko aracyafitiye APR amasezerano. Urumva ko bamugura bakagura n'amasezerano ye, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ikipe ya APR igakomeza kugenda yiyubaka cyangwa se yongeramo abandi bakinnyi. Ikipe ya APR rero nyuma yuko Ruboneka Jean Bosco ibye tubivuyeho, reka twerekeze ku bya Niyibizi Ramazani. nawe nabonye amakipe menshi nyuma yuko hagaragaye ikipe yo muri Canada, ikindi cyiciro cya mbere muri Canada rwose yifuje uyu mutara mu bita Niyibizi Ramazani, yamuhaye n'ibaruwa rwose cyangwa se ubutumire, imutumira rwose kugira ngo ajye gukora test, ibintu bigene neza. Niyibizi Ramazani agomba kuva mu ikipe y'igihugu Amavubi, ahita yerekeza afata rutemikirere yerekeza muri Canada kureba uburyo ibintu bimeze neza cyane. Ese ikipe ya APR iramutse itakaje abakinnyi babiri icyarimwe, byaba ari igihombo cyangwa se byaba ari inyungu? Yashaka abandi bakinnyi basimbuza, cyangwa se ikipe ya APR ibakipinge ibagumane rwose, izaba ari kuri wenda sezitaha. Niyibizi Ramazani ndetse na Ruboneka Jean Bosco, abakinnyi b'Abanyarwanda rwose, abantu benshi bahamya ko ari abakinnyi bafite impano, nubwo Ruboneka asa nk'uri hejuru ho gato, ariko Niyibizi Ramazani nawe
yaramutse abonye umwanya wo gukina awitwaramo neza, nubwo kubona bigoye ariko uwo abonye agerageza kwitwaramo neza. Urumva ko rero nawe ari umukinnyi mwiza cyane. Ikipe ya APR rero nyuma yuko igomba kongeramo abandi bakinnyi, hari abakinnyi benshi bari kuvugwa mu ikipe ya APR. Uwo Mutaramu muri kubona ndakeka muri kumureba cyane, uyu musore gafite imyaka 23 ariko nabirebye ndavuga ati reka rwose ibi ntago bikunda. Imyaka 23 mu ndebere rwose. Abakinnyi nabo b'Abanyafurika hari uburyo badutuburira rwose, niyo wenda utabana mu byayi ariko rwose amaso abaguha rwose. Uyu Mutaramu ni mukuru pe, hagati ya 35 n'ine gutyo rwose, niyo nge namubare ariko ngafite uyu Mutaramu imyaka 24 rwose niyo aryamanye uyu musore. Urumva ko 22 afite Wikipedia, ndi kubona Wikipedia ebyiri, imwe iri kuvuga 22 indi ikavuga 24, ariko ubwo iyo nabonye iriho ibintu byinshi bye rwose ishobora kuba ari iyi ngiyi nabonye ifite 24. Urumva ko rwose ikipe ya APR, uyu Mutaramu ni umusore w'umunyakenya ariko ukina muri shampiyona ya Malawi. Hari amakuru avuga ko ikipe ya APR yaganiriye n'uyu Mutaramu ariko ikijyanywe n'icyo bita teste, baramubwiye bati twe iyo tukuzanye rwose tubanza kugucisha mu bitaro bya gisirikare, tubanza tukarebe se uri muzima ubundi ntabwo udigadiga. Aravuga ati ibyo ntibikunda rwose, njye ndasinya test, ibyo bya test rwose ntibikunda. Abantu benshi bavuga ati urashobora gusanga afite imvune hatari rwose, ariyo mpamvu yanga gukora test. Bamwita Kirimba Krembonda. Uyu musore yanze gukora test rwose. Ikipe ya APR yamuporopoje ibyo kuba yaza agakora test, ubundi yamara gukora test yayitsinda akabita ashyira umukono ku masezerano yo kaza kubitera utwatsi. Avuga ko rwose ibyo ngibyo ari ibintu bitakunda cyane. Ikipe ya APR ishobora kuba yamureka rwose, kuko Umutaramu utemera gukora test ushobora gusanga ari afite imvune hatari rwose, wamuzana ugasanga kubereye flop cyangwa se kubereye imfube, nk'uko byagiye bibaho mu ikipe ya APR rwose. Yagiye izana abakinnyi dusanga nta kirimo, nk'aba Apamu Asongwe Bemoro, abo bose twabonye ko nta kirimo. Izana abataramu nk'uyu Mutaramu bita Surey Sanda we n'ibindi ahari nawe mbanza bari kwigaya rwose. Gutega indege ukambuka ibihugu bingana kuriya rwose uri flop ukanasubirayo biba ari ibintu bigayitse cyane.